Bibiliya avuga ngo nimuzare kimwe mu 10 n'amaturo mu bubiko bw'inzu yanjye. Na ububiko bw'inzu y'Imana rero ntabwo ari amazu yubatse, ni ibifu by'abashumba. Theo Bosebabireba ni umwe mu bahanzi itoro rya ADEPR rishobora ryatakaza mu by'ukuri ugasanga ni ikintu gikomeye cyane. Ntacyo yongwa azajya ava hepfo azamuke ruguru aze kurotira amafaranga iwanjye. I degree mini degree. Reka mbashimira abakunzi bacu b'Isezerano TV ndetse na Inyigisho TV. Bikem ndagusuje cyane muri iki gitondo. No kuri nanjye ndakwikije nubwo numva afite ibintu by'imbeho. Ariko bari nabi izuba ryishe ndabasanga uri kureba kino kiganiro izuba ari kumereye nabi. Nkaba ndi guteka indebo ko turi ku gitego ababwe bakaguha icyayira. Oya ahantu rwose ku gitego kandi buriya nimba ari ikintu cyaba kiryoshye gifite umwihariko wandi mahoteli. Ni icyayi n'uyu mugabo uri kuri kamera n'umugabo wo kwihamya. Icyayi maze kukinywa. Icyayi maze kukinywa. Ntabwo waza mu kiganiro utarabanza kugira ko wigenza. So mu bintu byiza biba hano kuri hoteli Igitego. African Coffee. African Coffee. Bari hari. Pastor Claude turakwakira mu kiganiro. Murakoze cyane ndishimye. Ndanezerewe nanjye namwe Imana ibaha umugisha. Umeze utese? Ndashima Kristo Yesu. Kandi kamwe nkuziho. Hora na morale. Biterwa n'iki? Morale rero morale ni ikintu bita kwigirira icyizere. Udafite confidence muri wowe ngo wigirire icyizere. Kandi Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo utizera ntashobora kunezeza Imana. Kuko kunezerwa nicyo kintu cya mbere. Ibyo rero nicyo kintu cya mbere tugomba kuba twigirira icyizere, twamara kwigirira icyizere hanyuma tukabwira n'abandi kugira icyizere, kwizera. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa ko bizaba kandi utabirebesha amaso. Ntushidikanye, ntukekeranye, ntujye mu tuntu twa buriya nemera umuntu witwa Apostle Yongwe I degree mini degree. Gukira ni nonaha, guhanura ni nonaha, kuzamuka ni nonaha, gukora ubukwe ni nonaha, iterambere ni nonaha, kubaka etaje ni nonaha, ibintu byose ni nona. I degree mini degree. Genda mwemera cyane. Ese yo degree. Yongwe ahetse kuvuga ati ibi ngibi sinabikora ntafite confidence. Confidence ko ibintu byose Imana yanyandikiye cyangwa se nibyo ntekereje byose. Oya cyagese ntiyatubwiye ngo ubundi ngo ndinda mbwira ngo Imana ngo nzango izampa ngirajya kwikopesha cyangwa gusaba ideni yabimaye nkabicyuna. Bibiliya iravuga ngo dore ndarema ikintu gishya. Ndarema ikintu gishya. Kandi ubwo kigiye kwaduka. Kigiye kwaduka vuga kugira ngo utavuga ngo wari usanzwe ubizi. Bikeye ngo hatagira umugisha ukugwira nonaha ngo ariko ngo ejo ngo nari mbizi ngo ko bizabaho. Evoda hatagira ikintu cyiza kikakubaho cyiza uvuga ati ariko nubundi hari umuntu wari wambwiye ko azagira icyama. Oya dore ndarema ikintu gishya. Wabyumvise neza? Dore haraduka ikintu gishya. None bwo kigiye kubaho kugira ngo utavuga ngo nari isanzwe nkizi. Byose birahinduka bishyashya. Bibiliya nayo ikavuga mu byahishwe ngo dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya. Kuko ibya mbere bigize gute bishize. Reka mbwira abantu ngo ibya mbere byari ibya mbere byose bikuweho. Imana izanye ibintu bya kabiri bishyashya. Ngo no banuzi. Oya simpanuye ariko ndi mu ijambo. Yego. Kandi ijambo naryo umuntu ashobora guhanurira mu ijambo. Yongo herutse kumbwira ko wateganya kugura iyi quartier commerciale kwa Rubanguro hose akabaka ama etage akandikaho Yongwe house. Aho nta bintu bishyashya. Nagura commerciale nanjye nzamuguranamo nawe azaba muri commerciale ubwo je nzagura umujyi wa Kigali wose. Oya Yongwe naramuka guze commerciale. Nagura kuko commerciale uzamucika ugo tumugi. Urumva commerciale hari commerciale igizwe n'igice gitoya. Hari commerciale hari na Mateusi. Siko mubibona commerciale ni iki gice kiri he munsi ukase kwa Rubangura. Kwa Rubangura ujyanye hepfo. Ariko ra yaba afite ahantu hakomeye cyane yaba afite amazu menshi kuko urabona yaba afite no kuri nuza hano kuri shike hose ni kwa Yongwe za City Town Yongwe. Urumva oya sitawa ntabwo ari commerciale. Ibizamutse kuri Mateusi. Kwa Bamakuza hariya hejuru hariya umujyi wa Kigali wubatse hose amabanke yo ariko gene ngiye ufite amabanke ngiye ufite amabanke ntacyo Yongwa azajya ava hepfo azamuke ruguru aze kurotira amafaranga iwanjye. I degree mini degree ndamwemera rero kuko twigisha
kwizera no kuzamuka nanjye rero reka nzamuke. hagarika ino mvura dukomeze ikiganiro. Oya Imana yihagarike sijye uhagarika ariko mubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana ngo tuzahagarika buri kintu cyose kitwumvire. Duhagaritse iyi mvura icyakoze ikiganiro nikisoza ize kugwa nta kibazo. Kameramani ntiwimure kamera. Claude ndashaka kumenya mu gihe nk'iki ni iki kiri ku mutima wa Claude. Mu gihe nk'iki kintu kiri ku mutima wa Pastor Claude ni kubaha Imana, gusenga cyane, gukaza amasengesho, kwizera, kwiringira, kwibyiringirwa bizaba. Mu nkuru zose uri gusoma kuri internet niye nkuru uri kugarukaho cyane. Mu nkuru zose ndi gusoma kuri internet ni urupfu rwa perezida nyakwigendera John Dr. Pombe Magufuli, perezida wa Tanzania, kuko ni umuperezida ubona yari ifitiye icyizere cyane kandi mu gihugu cye cya Tanzania ndetse no muri East Africa, kandi mu by'ukuri yari n'inshuti yacu y'u Rwanda nk'uko nabonyeje urwandiko nyakubahwa minisitiri w'intebe wacu w'u Rwanda Dr. Ngirente Edouard yasinye rwavugaga ko yari inshuti y'u Rwanda akaba n'umuntu udasanzwe muri East Africa. Ibyo rero so urumva rero ikindi yaranadusuye yaradusuye mu Rwanda. Ni umuntu rero tugomba kuba mbese urebye tubuze inshuti, tubuze umujyanama, inshuti ya bugufi. Imvura yahagaze ariko wabibonye imbaraga z'Imana wazibonye. Bibiliya avuga ngo dore Eliya yari umuntu umva Yakobo 5:17 haravuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkantwe ahagarika imvura irahagara nanjye ndayihagaritse yaritangiye kugwa mu izina rya Yesu. Rwose mu kiganiro twagiranaga na Prophet Claude niko bimeze nishaka ariko imvura iza kugwa nimugoroba kugira ngo abantu bataza kubura ahantu banyura. Tuyiha abantu nka saa 10. hariho iyo twatumiye umuntu nkawe utinze mu murimo w'Imana ubundi tuba tugira ibibazo tugomba kumubaza byo kubaka imitima y'abantu biba bigiye bitandukanye baba badutumye. Hari amakuru aherutse kugenda avuga ndetse sinavuba hana yatangiye kera ku nkuru z'umugabo bitatu Bosebabireba w'umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana wahagaritswe na ADEPR ariko agategereza imbabazi akaziheba na n'ubu ameze nk'umuntu uri inyuma y'itorero kandi yarapfukamye akinginga. Ariko se amatorero ahera kuki atenga nicyo wenda nibaza. Icya kabiri ese nyuma yo gutenga umuntu bigenda utenga ave inyuma y'itorero agaruka mu buzima. Ariko se buriya tuvuge turya tuti Theo bamutengeye harya kajya mu macace. Oya hari ibyaha yashinjwaga bitandukanye biranari mu itangazamakuru ngo by'ubusambanyi biki ibintu nk'ibyo ngo kunywa inzoga. Yes ese buri umuntu akoze ubusambanyi ari ubusambanyi n'abangije itorero ry'Imana bakamamwe ingenga bitekerezo zabo bazanamo matiku bazanamo uturere bazanamo ibiki n'ibiki ugasanga rimwe na rimwe nabo bavuye kuri izo nshingano. Ubwo ari ugusambana umuntu agasaba imbabazi agakizwa no kurimbura itorero ry'Imana. Ubwo igikomeye ni iki? Kurimbura. So rero reka tuvuge ngo umunyarwanda aciye umugani ngo mvira mu rugo simvira mu Rwanda. Wabyumvise neza? Mvira mu rugo simvira mu Rwanda. Umuntu umwe aramubwiye ngo kandi ngo ndakwirukanye mu rugo rwanjye, undi nawe aramusubiza ngo mvira mu rugo simvira mu Rwanda. Reka rero tubwire ahubwo abayobozi bashya ba ADEPR bongere bagarure Theo Bosebabireba, kuko Theo Bosebabireba ni umuntu wafataga imitima y'abantu cyane. Ni umuntu wari ufite rukuruzi, mbese umuntu wese yashaka gukora igiterane akavuga ngo tuzaba turi kumwe na Theo Bosebabireba. Ni ukuri ndakubwiza ukuri abantu barakubitaga bakuzura. Theo yahakandagiraga umunsi umwe ari igiterane cy'iminsi nk'ingahe aba umwe akagenda abwira undi ngo Theo Bosebabireba yaje. Urabyumva? Morodekayi indi agakubitamo indirimbo ya Morodekayi, agakubitamo ngo wari ingumba byaye 7, agakubitamo ngo Nyabarongo y'ibiziba yaturinze Nyabarongo y'ibiziba. Urabyumva neza? Yaturinze yazigize ntizabura kuturinda Nyabarongo y'ibiziba. Rero reka tuvuge ngo Theo Bosebabireba ni umwe mu bahanzi itoro rya ADEPR rishobora ryatakaza mu by'ukuri ugasanga ni ikintu gikomeye cyane, kuko kuri top y'abahanzi
Theo Bosebabireba yari wa muntu mbese nawe ngira ngo n'umugore we ntiyanamubonaga kuko kuwa mbere muri ADEPR babaga bafite amasengesho hamwe kuwa mbere akajyayo kuwa kabiri akajya ahandi kuwa gatatu akajya ahandi kuwa kane akajya ahandi kuwa gatanu akajya ahandi kuwa gatandatu akajya ahandi ku cyumweru gutyo ugasanga Theo Bosebabireba kandi hirya y'ibyo uzi ko umuntu yavuga ngo turi kumwe n'umukozi w'Imana umuhanzi Theo Bosebabireba abantu bagashituka wavuga uti turi kumwe na pasiteri runaka umuhanuzi runaka wo muri ADEPR abantu ntibaze byerekana birebeshaga amaso cace yacu yegeranye hafi y'urusengero rwa ADEPR twabirebeshaga amaso nanjye ubwanjye Theo naramutumiraga agakubita akaza n'ADEPR bose bagakubita bakuzura rero reka tubwire ngo dusaba ubuyobozi bushya bwa ADEPR kuko hari ibintu byiza ubona barimo baragerageza gukora hanyuma bahamagara Theo Bosebabireba nta twese Bibiliya avuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana wabyumvise kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ariko batsindishirizwa n'amaraso ya Yesu Kristo kuko muri ADEPR hagiye havugwamo ingengabitekerezo yo kuvangura hagiye humvikanamo uyu nuwaha naha uyu ntiyayobora dukeneye kanaka keretse ari kanaka keretse ibi n'ibi Imana ntabwo ari uko ikora Imana iyo yatoranyije Bibiliya iravuga neza mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 63 haravuga ngo umwuka ni utanga ubugingo umubiri ntacyo umaze nuvuga ngo ibintu bitari mu mwuka wera w'Imana byose biba ari imfarusa rero Bibiliya iravuga neza nanone tugiye muri ubutumwa bwiza bwa Mateyo 15:8 haravuga ngo mwandyarya ubu bwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu rero reka mbwira abantu ngo dukwiye imbabazi ziruta ibitambo zikabyishima hejuru ariko hari ikibazo bigema yarakubaje ndetse nkaho utamusubije winjiye mu byata bose babireba ariko yarakubaje amadini agenda kuki atenga umuntu ese nyuma yo kumutenga bisaba iki kugira ngo umuntu ahabwe imbabazi nyuma yo gutenga ubundi bifite ahantu bituruka ni doctrine z'itorero umuntu ukwiye gutengwa n'uwuhe wagize ati ese umuntu wese ukoze icyaha bamutenga oya hari n'usaba imbabazi hari ugirwa inama imyitwarire hari n'ubikora ntibimenye oya twagiye mu gutenga nuvuga ngo utengwa niwo byamenyekanye ariko icyo gihe ni umuntu uba waragiriwe inama muri za nama yagiriwe agahugurwa akagirwa inama ntiyumve cyangwa se mu kimwe habamo n'abandwanya n'abamurwanya badakeneye ko atera imbere abo bakaba bazamura inzitizi bagaragaza ibyaha bitanahari rimwe na rimwe ariko tuvuge ngo nta cyaha Imana itababarira kandi twese tuvuga dutya twese dukora ibyaha ushobora kugikora ushobora gutsitara ukakigwira utagitekereje mu mutima wawe ariko bikavuga ngo buriya Imana ni inyambabazi nta muntu wakora ibyaha n'umwe muri iyi si ngo agere ku rwego rwa Dawidi yakoze ibyaha byinshi ariko yarangiza agahita yibonamo ikosa akavuga ngo Mana mbabarira ibyaha byanjye Mana nakoze ikosa Mana nacumuye rero reka tuvuge iki kintu kivuga ngo umuntu wese Bibiliya avuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani wabyumvise neza biravuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani ngo ariko ngo kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana ngo ariko tuza gutsindishirizwa n'amaraso ya Yesu Kristo nanone iyo dusomye muri Matayo Bibiliya avuga neza ngo muri abaso Satani Yesu yaravuze ngo muri abaso Satani abo ni abadahindukira ngo bakire ubwiza bw'Imana ariko uyu muntu wabashe guhindukira akakira ubwiza bw'Imana uyu muntu wimenyemo amakosa uyu muntu wamenye ko hari aho yacumuye wamenye ko hari aho yatsitaye agatsitara kuri mugenzi we niyo mpamvu Yesu yavuze ngo niba ufitanye ikibazo na mugenzi wawe musange umuganirize nakumvira na amahire natakumvira shaka mugenzi wawe mumuganirize natakumvira shaka uwa kabiri niyanga umuteze itorero ni hahandi bashyira ubwo turi mu bintu byo gutenga bivuga ngo icyo gihe rero uko niko batenga Theo agomba kuganirizwa n'umushumba muri ADEPR ho abango abimidugudu akaganizwa n'umushumba kabiri hanyuma bikaba ngombwa ko inama y'itorero yicara bikamuganiriza ibyo bamubwiye icyo gihe atabyumvise hatarimo amarangamutima ariko icyo gihe niho hazamo bati ibyo twamugiremo inama yakomeje kubishayishamo twabonye nta kigenda atari uwigaruriro bagatenga ariko muri uko gutenga n'ubundi nyuma Theo yasabye imbabazi kandi gusaba imbabazi buryo umuntu asaba imbabazi azisaba ate ntabwo umuntu asaba imbabazi azica hejuru gusaba imbabazi ni ukwemera icyaha wakoze ukavuga nakoze icyaha iki n'iki none nsabye imbabazi mu mbabarire rero umunyarwanda aciye umugani ngo ukomye amashyi ntibakubitaho
iyo umuntu akomye amashyi buri nubona umuntu agukomeye amashyi kavuga mbabarira niyo wari kumutera niyo wari kuba wagukora ikintu kimeze gute ntabwo ubu kigikoze kubera yuko akweretse yuko uri umunyacyubahiro akweretse yuko umufiteho ijambo akweretse yuko ari wowe ufite rero za mbabazi ya mashyi atagira imbabazi nuvuga ngo nawe nta muyobozi urimo. none se ubona ubundi tugarutse kuri bose babireba ubona hari ingaruka byamugizeho cyangwa se ku myitwarire isanzwe bikwiye kumugiraho nk'umuntu usibye bose babireba n'itoro rya ADEPR si n'umwa ADEPR nabo bagizweho ingaruka so kubera bose babireba hari ingaruka zamugizeho n'umuryango we kuko urabona buriya ubu ngubu ari ishyanga uzi kuva mu gihugu cyawe bose babireba ubuhamya bw'itoro rya ADEPR ubuhamya bwa bose babireba mu itoro rya ADEPR twese tuzi ko bose babireba yari mayibobo ni ko ubuhamya buturuka mu buhamya bwe tuzi ko yari mayibobo nyuma y'ubumayibobo yacuruzaga ngo utuntu niba ari utuntu sinibuka neza utuntu nk'utwo nyuma yaho yakira agakiza mu itoro rya ADEPR nta n'iri toro agaragaza yakiriyemo agakiza ni itoro umubyeyi we ni ADEPR ni we se mu mwuka ni we nyina mu mwuka itoro rye ni ADEPR noneho muri ADEPR niho yashakiye umugore muri ADEPR niho yakiriye umugisha w'abana muri ADEPR niho yakiriye umugisha w'ubuhanzi muri ADEPR niho yakiriye kumenyekanira muri ADEPR niho yiswe Theo bose babireba ijambo bose babireba ntabwo yavutse yitwa bose babireba bose babireba n'indirimbo yavuze bose babireba ayihangira muri ADEPR ayihangiye muri ADEPR hose muzabona ngo bose babireba hari na charo yitwa ngo bose babireba hari za televiziyo ziba ku muhanda zitwa bose babireba nuvuga ngo ubu ni hotel igitego twicayeho hari abashobora kwandika ngo hotel igitego muze mwese muyirebe imbona ngubone kuri bose babireba hotel igitego ni ijambo nyine ryabaye slogan urabona ni igitego hotel urabyumva neza mu yandi magambo ni igitego hotel reka turabwira abantu bari hanze bari muri diaspora nibagera ku kibuga cy'indege bajye babaza bati hotel igitego ibiherereye amagana ahubwo ariko iri jambo mvuze igitego bampa icyayi iri jambo mvuze igitego baze kumpa icyayi tujye tunavuga ngo iri munsi ya controle technique i Remera urabyumva hotel igitego iri Remera munsi ya controle technique i Remera so urumva rero ibi byose ni amazina ni kirero Imana yabwiye Aburahamu itangiro 12 umurongo wa mbere iramubwira ngo nzogeza izina ryawe cyo kintu wacyumvise bikemo nzogeza izina ryawe nyigisha TV nzogeza izina ryawe isezerano TV nzogeza izina ryawe igitego hotel nzogeza izina ryawe niyo nzima Claude nzogeza izina ryawe izina rero ni ikintu gikomeye cyane Imana ihamagara Abrahamu imukura muri buriya bagarudaya iramubwira ngo va kwaso mu bigirwamana va kwaso mu basenga imarwa va kwaso mu gucuruza ibigirwamana ngwino nkwereka aho ugomba kuba nzogeza izina ryawe iramubwira ngo nzaguha umugisha uzaba umugisha uzaguha umugisha wese uzakwifuriza umugisha azaba umunyamugisha uzakuvuma wese nzamuvuma rero reka mbabwire ngo Theo buriya bikemureka nkubwire izina ni ikintu gikomeye cyane Imana yogeje izina ryawe Imana iguhuza n'umuntu utatekerezaga ko muzahura Imana yogeje izina ryawe ushobora gusanga wuriye indege utabiteganyaga kuyurira Imana yogeje izina muzumva abantu bavuga ngo abantu iyo bari muri Nyabugogo burira imodoka baravuga ngo Nyabugogo Kinamba Kacyiru Sherando kwa Rwahama Kimironko muri gare icyo kintu cyumvise cyangwa uri muri gare ya Remera Giporoso Sonatibe Rwandegisi kwa Rubangura wabyumvise neza Rubangura yarapfuye nta kiriho ariko baracyavuga kwa Rubangura abana ba Rubangura rero nuvuga ngo uyu munsi wa none haracyari Rubangura bavuga kwa Rubangura bavuga kwa Makuza bavuga kwa Rwahama bavuga abandi bati kwa Nayinzira wabyumvise neza bati kwa Nayinzira mu Gatenga kwa Aposo mu Gatenga kwa Gitwaza abaviramo mu Gatenga kwa Gitwaza abagimasoro hafi ya Restoration Church kwa Masasu icyo kintu cyumvise neza ayo ni amazina Imana iba yarahaye umugisha ubu nawe ugomba kubaka kwa Niyonzima Sheniyonzima Sheniyonzima hoteli Sheniyonzima alimentation ibintu nk'ibyo byose Niyonzima house ujya wumva neza I digiri mini digiri reka tumusuhuze I digiri mini digiri tumusuhuze Apostle reka nkubwire buri Apostle ngo reka nkubwire ari oya Yongwe ndamukunda mwabaye n'impanga sigembo kuko Yongwe ni umuntu buri agiye nkunda umuntu utirarira
buriya umuntu aba agomba kuvuga aho Imana yamukuye. Yongwe navuga ati nabaye mayibobo, nabayeho ntagiraga icyo ndya, nyuma yaho Imana ingirira ubuntu bwayo, irangije impagakiza kayo. Ariko hari n'umusaza yemera muri ADEPR twanga Viateur, niba ari Viateur inde utuye ngo igahanga, niba ari gahanga, uyobora igahanga niba ari hehe, urabyumva ngo niba mubyaje agakiza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Rero buriya iyo umuntu yemera umubyeyi we mu isi y'umwuka, abantu benshi ntabwo bazaho umugisha uturuka. Umugisha w'Imana wa mbere, hari umugisha utangwa n'Imana, hakaba umugisha utangwa n'ababyeyi, hakaba umugisha w'igihugu. Bibiliya iravuga ngo nzaguha umugisha kandi aho uzakandagiza ibirenge byawe hose hazaba habaye ahawe. Icyo kintu cyumvise neza, Imana ibitanze umugisha, aho uzakandagiza ibirenge hose hazaba hawe. Hanyuma rero niba ufite umubyeyi, uyu munsi wa none uwo mubyeyi ukaba utamuhamagara ngo mubaze mukecuru bwakeye bute, muzehe bwakeye bute, ufate n'umufuka w'umuceri ujye kwa muzehe, ujye ku mubyeyi wakubyaye, naragize avuga ngo mwana wanjye ngusabiye umugisha. Umugisha w'Imana ntukabure kuri wowe. Aho ngaho urimo urazamuka mu isi y'umwuka. Nurangiza urebe umubyeyi w'isi y'umwuka yakubyaye, pasiteri wawe wakubyaye, wakwimikishije amavuta, wa wundi wita umubyeyi w'umwuka, wagutoje agakiza, uvuga uti mubyeyi nzanye agafuka k'umuceri, nzanye isukari, nzanye ikote, nzanye igitenge. Ibyo ngibyo nawe aravuga ngo umugisha w'Imana ukuyeho. Wabyumvise neza, aho niho umugisha uturuka. Ariko abantu benshi usanga babaye berere nk'impongo zo mu mashyamba, uvuga ngo buri impongo ntigira aho ituruka. Icyo kintu cyumvise neza. Rero ibyo wakora byose udafite uwo mugisha ntibikunda. Ikindi cya gatatu, umugisha utangwa n'igihugu. Bibiliya ivuga neza muri Yesaya ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabatsemba. Niwanga ukagoma inkota izagutsemba. Niwemera ukumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabatsemba. Mwibuke neza ijambo rivuga ngo Paulo yaravuze ngo nta mwami utwarira inkota ubusa. Ya, kuganira na Claude rwose biba biryoshye cyane. I digiri mini digiri. Yata stile bosta. Ariko nduva hari yandi mavuta. Hari abantu bagiye kwakira gukira. I digiri mini digiri. Apostle ngo ndagushuje mu izina rya Yesu. Ngiye nkunda abantu bigirira icyizere. None tubonye ko mu kigo buriya hari n'umuntu rero nemera, umuntu witwa super manager. Super manager aragira ati abakinnyi bose bagomba guca mu biganza bya super manager. Ibiganiro abantu baca mu biganza super manager yarisobanukiye. Kwisobanukirwa rero ni ibintu bikomeye cyane. Rero reka tubwire abantu ngo Imana y'amahoro nawe imuha umugisha, ariko azajya atanga ituro, atanga icyacumi. Super manager dutanga icyacumi, ujye umenya umugisha. Bibiliya ivuga ngo nimuzare kimwe mu 10 n'amaturo mu bubiko bw'inzu yanjye. Na ububiko bw'inzu y'Imana rero ntabwo ari amazu yubatse, ni ibifu by'abashumba. Bibiliya iravuga ngo umva, Bibiliya iravuga ngo Maraki 3 banza wumve, Maraki 3 umurongo waho wa 7 haravuga ngo nimwezane kimwe mu 10 n'amaturo mu bubiko bw'inzu yanjye, mureko nazamagomorera umugisha wose mukaburaho mu gukwiza mu bubiko bw'inzu yanjye. None se Imana inzu y'Imana ni amatafari, inzu y'Imana ni izisengenge, inzu y'Imana ni aya mabati se, inzu y'Imana ni jewe. Wabyumvise neza, inzu y'Imana ni jewe. Iyi shati nambaye ni inzu y'Imana, iyi saha nambaye ni inzu y'Imana, ipano nambaye ni inzu y'Imana, inkweto nambaye ni inzu y'Imana, umunwa mvugisha niyo nzu y'Imana. Nuvuga ngo Bibiliya ivuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera w'Imana. Cyo kirwa cyumvise neza, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera w'Imana. Abakorino ba mbere ibice byaho 9:8 haravuga ngo mbese ntimuzi yuko, ngo mbese ni byiza yuko ubutumwa bwiza tubaha iby'umwuka mwe ntimukwiriye kuduha ibitunga umubiri. Paulo arongera avuga ngo mbese ntimuzi ko uyu murimo dukora ari udutunze. Nuvuga ngo uyu murimo dukora ni udutunze. Umukozi wa leta afite ahahembeshereza, umukozi wa ONG afite ahahembeshereza. Buri mukozi wese, umukozi wo mu rugo ahembwa na shebuja, umuyaya mu rugo urera abana afite ahahembeshereza. Pasiteri se we ahembeshereza he? Nimuzare kimwe mu 10 n'amaturo mu bubiko bw'inzu yanjye, musaba umugisha mu buhamya. Mbifuriza umugisha. Ntabwo umugisha ari amagambo, ntabwo umugisha ari ukuvuga ngo akira umugisha, ntabwo ari ikintu batoragura mu muhanda nk'umucanga, ntabwo ari reka kimwe mu 10 n'amaturo mu bubiko bw'inzu yanjye. I digiri mini digiri, gukira ni nonaha, kuzamuka ni nonaha, kubyara ni nonaha, iterambere ryose ni nonaha. I digiri mini digiri. Sawa.
ku kibazo twaganiraga rero mbere yuko dusoza havutse yongwe bushyashya lila salata la bosta gumamo noneho muri aka kanya nobe uhuye na Theo bose babireba bakaguha iminota 2 ngo muganize ni ikihe kiganiro mwagirana icyo ni icyambere icya kabiri ako vuga cyane ngira ngo bashobora kutumva ijwi rya vuga cyane uzaba n'umunyamakuru ako se koma muna witwararitse uvuga buke umunsi wawe y'umugeni uzajya uvuga ubwo muri mikoro pasiteri nagusezeranya ijwi ntirizabura hano urubukwe uyu bukwe burahari uyu mwaka oya ntabwo ushaka gushyiraho igihe ntabwo ushaka gushyiraho igihe na oya mbabara utazabishyira ibinyamakuru bitazambaza byinshi oya amanurira ariko buriya reka nkubwire reka no buriya nkubwire nawe ubwawe uzi yuko uzashaka wabyumvise nturi ikiremba urakomeye uri muzima kuko Bibiliya ivuga ibintu bitatu Yesu yavuze abantu batatu yavuze ngo hari inkone zakorwe kubw'ubwami bw'Imana hari n'inkone zakorwe n'abantu hari n'abikonye ubwabo inkone nizingahe ni 3 rero muri izo zose wowe ntiwikonye ntiwakonwe kubw'ubwami bw'Imana nta n'abagukonye urumva rero uri muzima byose nta kibazo ufite aha narimo ndakubaza warumbaje ngo mpuye na Theo basa bakaguha ibintu 2 ngo muganire mu bihe nk'ibarimo ni ikihe kiganiro mwagirana icya kabiri niwe butumwa w'ubuyobozi bwa ADEPR kuri Theo ahubwo mbaza uti uramutse uhuye n'umuyobozi wa ADEPR kubijyanye na Theo wamusaba iki ndabikubajije muye n'umuyobozi wa ADEPR umushumba Izayi na komite yiwe ayoboye nabwira nti no mu by'ukuri mushumba Bibiliya avuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ahubwo dutsindishirizwa n'amaraso ya Yesu Kristo namubwira ngo Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 umurongo wa 10 11 12 na 13 Yesu yaravuze ngo nige mwungeri w'intama iyo mvuze zanjye ziranyumva nazo zavuga nkazitega amatwi arangije aravuga ngo hari n'izindi ntama ziri hanze y'urwuri zigomba kuzinjira ubu hari umusambanyi urimo arasambana hanze y'urusengero ariko agomba kuzinjira mu nzu y'Imana hari umujuru ukiri arimo ariba arimo arabiyogoza ariko umunsi umwe agomba kuzinjira mu nzu y'Imana hari abatinganyi barimo baratingana ariko umunsi umwe bagomba kuza bakinjira mu nzu y'Imana bakakira umwuka wera w'Imana bakakira agakiza rero ntabwo kahawe abo mu nzu y'Imana ahubwo kahawe abanyamahanga ntabwo ushobora Yesu yaravuze ngo intama uragiye intama 100 imwe ikazimira usiga 99 mu rwuri ukajya gushaka intama imwe yazimiye iyo yazimiye rero yazimiye ite ese niki cyayijimije ese niki cyayiteye kuzimira ese yazimiriye he Theo rero namubwira ngo shakisha icyatuma Theo bose babireba agaruka n'abandi bahanze n'abandi bakozi b'Imana hari n'abandi bashumba bo ba ADEPR nabo babaye nk'inzimizi nabo bari ahantu mu bihuru byibereye aho ngaho bacecetse batazwi batamenyekana ugasanga rero ibyo bintu navuga ngo buriya ikigaragaza leta nziza itahura impunzi ziba zarahunze zose rero reka saba ADEPR ngo hari impunzi zahunze muri ADEPR ni hungura izo mpunzi z'umwuka wera mu itorero rya ADEPR ntabwo ari impunzi z'igihugu cy'u Rwanda ni impunzi zo mu itorero rya ADEPR zo mu mwuka impunzi zo mu mwuka hari abantu babaye impunzi mu mwuka abo rero bakeneye ku itorero rya ADEPR ribagarura bagasubira mu nzu y'Imana bakongera bagakora nk'uko byari bisanzwe ariko bakagira nabo amahame y'itorero bakagira kuri ku mabwiriza shingiro cyangwa se ikitegeko shinga rya ADEPR itegeko shingiro rya ADEPR riteganya iki rivuga iki bene abo ngabo rero ibyo ryo nasaba umushumba nyakubaha umushumba na komite ye je nabashije guhura nabo bakareba abantu mbese byagenze bite abo bose bagatahuka abo bahanzi bato bose babireba abo batimamu batakigaragara bande n'abandi n'abashumba hari n'abapasiteri rwose bamuhura nabo kumva ngo n'umwadeperi yaracecetse atanavuga ibintu nk'ibyo byose numva giye ibyo ngibyo ndamutse ngiriwe ubuntu icyo nicyo nasaba hanyuma urambaje uti Theo bose babireba wamubwira iki namubwira yuko guca bugufi nicyo kintu cya mbere kandi nibwira ko yanaciye bugufi kuko nta rusaku twigeze twumva ntiyigeze asebya itorero rye rya ADEPR ntiyigeze arivuga nabi kandi gusebya umubyeyi ntabwo ari ibintu byiza rero Theo namubwira ngo gerageza usubire mu rwuri wantama we waratanye wagiye hanze waratanye hanyuma subira mu rwuri ureba ababyeyi wongere wonka amashereka y'ababyeyi
wongere wonke amashereka y'itoro rya ADEPR, ubu umwana wongere wambikwe na ADEPR, wongere urimbe, wongere usubire ku murongo, ibintu byongere bigende neza. To bose babireba rero mu by'ukuri yari wa muntu ufata imitima y'abantu kandi ukumva ko hari ikintu kigize. Je namusaba ngo tahuka agaruka i Kigali mu Rwanda, iwacu mu Rwanda n'amahoro, itoro rya ADEPR ugende ubonane n'abayobozi, abayobozi bakwakire kandi bakwakire. Nibwira ko Pasiteri Zayi nabonye ari umuntu w'Imana, nabonye ari umuntu w'Imana, ni umuntu wumva kandi ni umuntu utega amatwi, kandi mu by'ukuri nizera yuko itoro ry'Imana si iryo guheza, ahubwo itoro ry'Imana ni iryo kunga abantu no kubagarura, kongera ngo izavunitse nzazigenza neza. Nuvuga ngo rero nasaba ko urakoze cyane. Reka tugushimire rero, dushimire namwe mwese mubashe gukurikira ibiganiro byacu kuri Inyigisho TV ndetse no ku Isezerano TV. Mu by'ukuri Imana ibahe umugisha. Hari uwakenera kuvuga ati Claude namuvugisha gute mukeneye? Wakenera kuvugisha Claude yamubona kuri Pris 250 782 51 15 97. Pris 250 782 51 15 97. Mboneraho kubwira abantu bose ko agakiza katwegere kuruta igihe twizereye. Kandi Paulo yaranditse mu gitabo cy'Abaroma 8:31 aravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Duharanire kuba muri Kristo Yesu kuruta kuba hanze, kandi tuharanire kuba mu rwuri kuruta uko twaba intama zitana. Yesu yaravuze ngo ugurira inkike ni umujura n'umunyazi, ari kunyura mu irembo, uwo nguwo niwe ufite gahunda yo kwinjira mu irembo. Hanyuma rero kuko haraburiye inkike hari n'abaca mu irembo, rero twirinde kurira inkike ahubwo tunyure mu irembo. Nibwo buryo bwiza tumenye Kristo nk'abambwe ku musaraba. Nizera yuko nitutagwa isari tuzasarura. Buri muntu wese ahantu ari, buri muntu wese yumve ko mugenzi we nakomereka kwino, abyumvire mu gutwi, yumve ko ari we wababaye. Ntihagire umuntu uvuga ngo uyu n'uyu, uyu n'uyu, uyu n'uyu, uyu n'uyu. Itoro ry'Imana twibumbire hamwe, Yesu Kristo ugazabaje, twese tuzishimire kubana mu bwami bwe. Nibyo sabira buri muntu wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Imana ibahe umugisha. Data turagushimye mu izina rya Yesu kubw'Isezerano TV, turagushimye kubw'Inyigisho TV. Buri muntu wese umugisha umuyobozi w'Isezerano TV, umugisha umuyobozi wa Inyigisho TV, umugisha umuntu wese ugiye kwitegereza iki kiganiro. Kandi data twese uduhe ubumwe, uduhe kumvikana. Yesu Kristo uzaba ugarutse tuzishimire kubana nawe. Urakoze kubyumva no kubikora, duseze twizeye mu izina rya Yesu. Amena. Amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. Habwa umugisha. Shalom shalom.